cyane nigisha si bwo buzima umva mbese uri kiroso sheri akose hano bari mazemba ubona ibintu byo gukina filime uzabishobora wowe ki nzabishobora umva wowe kora umuti ahubwo ureka ibyo ngibyo nzabishobora ugiye heza bade nako cyago ariko ndakurusha ko nzakusha no gukina filime nubwo ahubwo ari wowe nzobere yabyo ugomba gukina filime neza urumva ugomba gukina filime ariko torumwe umva akungu byagenze bite ubusanzwe ubufite inzoka nyinshi ariko sizwe ariko banzo umva izi ngizi nizishira ndazana n'izindi ufite ikihe kibazo uruyobwa ningiye uruyobora ntugire ikibazo hakunye hano hari ubushyuhe bwinshi ubushyuhe ni wowe ufe akoze ubona uzambere umugore wundi wowe reka ze ruba umubwire ahubwo tuzatwimereye muri paradizo nzaba umugore tujye dutumura agafege byeri ku ruhande mbese tuzatujya mu cyumba cyacu tubikore neza ibi ni ibiki mbona muri salo yanjye ibi ni ibiki umva ngo ibi ni ibiki muri muhano ibi ni ibiki ndeba ibiki ubu mwambaye gute urusaku rwanyu rwagushye umva urusaku rwanyu rwagushye kuryama ibi murimo ni ibicane muri ako mama wajye kakubangamira soka kuse mama soka mvira mu nzu ibi ni ibiki mama ibi ni ibiki mbona ibiki se nyine mwana yanjye koko ibi ni ibiki mwana yanjye koko ibi ni ibiki akuse mama soka mama uyu ni sheri soka soka mama burese ariko ibi ni ibiki burese gatoretse fata ibintu gatiki baba mana we ni ibi bintu byose sheri baba we ibi ni ibiki badi akose mama bundi wagiye ureka siki aya matari yose ni mwe muyamwe mama uyu ni sheri ariko ibi bisobanura iki hano muri iyi nzu ibi ni ibiki soka mama uretse toka mama nta kibazo ufite akundi kucyushobora none se wambaye ute Jeko nari njamwe rero hari ubushyuhe baba data we niko sisi burabona ubwo none ko mbona uhagaze gutyo ubwiye ariko ibi byose ni wowe mama burabona wagenda bisigira ntasura Reka gushobora kujya gutera amasarufe nta soni wamukobwa n'akateraza ariko ubundi wajya ungana hindu ibi byose ntabwo ari wowe uratera miki wabiretse akambuga Ichacha kichi bila kutaka sisi mwe hasoni sha ni karibu muraho sheri meze bitese bimeze neza amakuru kize amakuru ni meza unutsuza ariko kumuri ufite ubwoba habaye iki unutsuza mpobera ntare bisheri musheri meze neza mama muraho neza amakuru y'iminsi ni meza muraho murakomeye turaho sheri wanjye ko muri afite ubwoba se simpese ni ko ntabwo bamfite bani isoni abakobwa bose bagira isoni umeze neza ariko ni byiza mama nikore ukumufata neza nikore nta kibazo hose ewa numva mukuru wabyaye neza pe niko none se amakuru kize amakuru ni meza mama umeze mutese meze neza ahangaha se murabona bigenda biragenda nyine nta kibazo biragenda none uriya muntu mpuye nawe mbona ameze nk'ikirara ufite ibivido ukuntu wambaye uyambitse n'ubusare avuye ahangaha cyangwa ubwo
mama ubwo ngubwo si Kadogo ngiye kwinjiza abantu kandi mama ngemerutse gushaka kwirukana Kadogo umukingira ikibaba mama kandi nawe ugira amafuta oya wibwira mama nabi ariko no Kadogo nawe mujye mureba kuko umuntu mbona yazungereye ukuntu yambaye ubusa mu gatuza afite ibivide mu ntoki mbese ni nkaho banyikanze sinza no kubera iki Sheri Kadogo yaratunaniye yirirwa yinjiza abantu hano n'igihe dusanga nyine bateye igipangu basakuje sinzi ikintu nzakora rwose byiza nabazanye ahangaha kugira ngo mutuze sibyo nta mpamvu yo kwirwa muserera n'uwo Kadogo nabananira ninjye umuhemba wamwirukana seribyo mama mukazana n'undi nta kibazo nzamwirukana bakwe muri rakaritse mbazana muri iyi ngiyi kubera umutekano wa sheri wanjye sibyo nta mpamvu yuko nahangaha mwamugeze aho barara bagomeza akaza sibyo nese ifate nk'uramusaza ugarwanyira Kadogo mama niwe ndi kubwira ko kabona na sheri wanjye mukubise vide byagenda si ikibazo kabizi ko minsi iri imbere turi kwitegura ubukwe nyine mama wawe ndi kwihuta rero bari bamumagaye bambwira ko hari imari ufite majerwa kandi ngiye kugerwaho nari mbazana amafaranga y'inzu kubera wa muntu wabizi ko aragorana nigeze mbona ngiye nta nakantu mwakirije oya ndi kwihuta oya nta kibazo ndi kwihuta kamana ngiye kureba iyo mari ahubwo nimbazana amafaranga y'inzu ba mugabo nabonye inzu ye rwose y'abantu wapi ntago ashaka ko urenzaho n'umunsi n'umwe mbarira yo ngayo ako ndakeka yuze ndi kwihuta kira asigara urumva uragura wenda ntuburi cyane kuri wa muntu w'amata nayo mu mwishyure urumva na wa muntu kuzana amazi n'ukora amasuku aho ngaho na Kadogo kandi uzi ko kwezi ko kutarishyurwa nawe mwishyure byose ndabikora neza mama ndagiye rero ndashaka kuza kubasura urakoze mwana wa urakoze tuganire neza na sheri wanjye rwose umva nta kibazo pe sibyo niko sheri ntabwo rero ngo uherekeza ngaho ugenda oya nta kibazo reka nsimbuke nzaza kugusura ariko cyumweru mbo kandi urakoze ugende neza mwana wawe yego sheri bayi rero reka mama Liliya rwose ntabwo nzigera ncika intege mu gakiza uko natangiye nkizwa afite umuriro nzakomeza nkizwe shyiremo imbaraga kugeza igihe nzasazira agakiza ntabwo kazigera kamvuga Elise ni byiza cyane no kuri mama Liliya mu by'ukuri buriya ndasenga ngakuri yo ndabibona nanjye reka ngomba guhora afite amavuta ndabibona erega hari ikintu mashaka kugeraho niba ukoreye Imana ugomba gushyiramo imbaraga yego ariko buri hari ikindi buriya tutari kuvugaho buriya Liliane uriya mukobwa wawe ndamukunda pe wowe biragaragara ndabizi iyo ndimo nsenga none atangira ngo Mana mpita mbona ifoto ya Liliane imbere maze nkunda ukuntu yambara neza nk'abakristo yitwara neza nk'abakristo afite imico y'abakristo ijyanye n'umuco nyarwanda buriya Liliane ubona ko yambara imyenda myiza ijyanye n'agakiza nk'izaba abakobwa bo hanze ahangaha basaze birirwa birukanka mu basore Liliane mu by'ukuri cyane rwose ndamwemera cyane ariko ubundi Liliane ari hano hafi ariko ntabwo ari kure hari utuntu haragiye kureba ariko nta arahita aza bizi atabona ntabwo gutya hasi ko n'ubuzima buriya nta kintu kizanshimisha nk'umunsi tuzaba twakoze ubukwe oya humura ese kuri Imana izabafasha pe kandi bitekereza ni ukuri bizabeho mama Liliya biriya bintu njye mbisengera nkajya mu mwuka ndarabona ndi umwana mwiza kandi ntazi ibyo mvuyemo nanjye nzajya mbashyiraho nimushaka muzagunganira ukwe ntabwo tubindebane na gatoya cyangwa ni ukurya amafaranga nta n'ibindi cyo kunzanaho ngo gusenga si ubundi Imana ntiyahozeho ushaka muzagongane mugabane imitwe ibyo ntibindeba dore Liliane Liliane karame amakuru ni meza isashimye isahimbazwe Liliane karame tambuko we wicaye hano niyicara aho ngaho tuganire uzi ukuntu nari ngukumbuye ariko azi gutega neza sha reka nibyo rega buriya akenshi buriya ngiye ku
kwiga gutega nabimenyeye nyine mu rusengero mbona abagenzi banjye batega nyine nanjye nkabwa nti nzajya tega nyine kabisa ntujye uhinduka uri umukobwa w'umutima wubaha Imana urabona n'uyu uri mu rugo ukuntu wambaye neza ntabwo umeze nk'abakobwa b'abapagani bari mu rugo usanga bambaye ngo amakora ngo ibiki oya Elize umwana wanjye iyo myenda nta niyo ndangira mu buzima bwanjye sinanagura ko biragatsirikana Imana izina rya Yesu umukobwa w'umutima wubaha Yesu ni ukuri rwose erega kwihesha agaciro nibyo bya mbere ariko yakundana n'umuntu nkawe ibyo byose akabibura koko agakiza afite rwose yatakarahuyeho yabahombye mu by'ukuri njashima Imana pe yakumpaye uri umukobwa mwiza ugira ikinyabupfura Eregerize twakundanye kuva kera rega ni ukuri imyaka ishize dukurira ahubwo buriya reka mwerekereriya njya mvuga ni munsi Imana izamfasha nkabona ubushobozi tugakora ukwe tukabana niba nzishima niba nzaguruka niba nzagira nishobora kuzuzura umwuka none se wabura ko utishima Imana igomba umukobwa nk'uyu wubaha Imana koko ngewe uwo munsi nzanahanura noneho muhano urumva ahangaha niho dukorera amajwi ni ukuvuga ngo amajwi dukoresha soundtrack bazizi ni ukuvuga ngo umuziki uza uherekeje filime ni hano tuwukorera urumva dukorera ahangaha urumva iyi ni piano urumva iyi niyo mashini nyine twigiyemo uwo muziki so noneho iyo dushaka gufata amajwi nabereka icara ngaha nta kibazo urumva noneho ahangaha niho dukora record ni ukuvuga ngo iyi ni microphone sibyo reka nsibire noneho ni ukuvuga ngo uhita amajwi yose uvuze ahangaha ujya ubona ukabona nk'imbwa iri kuvuga urumva umuntu aravuga twebwe tugahita tugira gute tuvugisha inka urumva ni kuri ko tubigenza ni ukuvuga ngo filime ni ikintu kinini cyane ni ikintu none se sheri ni ryari umura ariko nari narabikwemerera none se iyi system ya mbere cyakura ariko none ndabyizeye ni ukuri pe kungejeje ahangaha naho umukorera yabyizeye ni ukuvuga ngo njyewe nakwemereye yuko uru Rwanda rwose rugomba gukomera ibaze umva ngenje aho mu kintu cy'aka ndishaka kugira ngo byibuze uzabigereho twarangije kubana sibyo sheri twararangije kubana sibyo ariko nasanze mama wari Babylone reba ibintu ngo iki Babylone hasi sheri nuko uko ni Babylone none se gutasanga turi gucilinga agasohora umuko rega sheri mama nose mama wawe nagaze gucilinga ibyo ari byo rega mama ni umukristo kandi none se umukristo gute none se ibintu byose si Imana birema nyine yarabiremye kandi umenye ko mama ntago ujye umenya ko ndi umwana umwe nawe utangiye kumbere oya sheri basi nibwirira na idage utangiye kumbere idage ibyo bintu basi nyine byihorereke ku sibyo je n'ingaruka ari tuje gucilinga nawe ndashaka kugira ngo mere wawe nyine atazandabure oya nje nshaka no kumwiyamara ajya arika ku reka twisanzure rwose ajya arika kubabangamira sibyo se oya niko bimeze nta n'impamvu oya ni so rero twavuga kuri filime sibyo njye ndifuza yuko twazabanza tukabana sibyo se sije kucyo utareka ngo nanjye mbo umusitari tutarabana kubera iki nyine nabyo ni byiza nawe tekereza umugabo wawe ari manager wawe sibyo twarangiza icyo ushaka ukakigeraho ntacyo ndabyumva none se ubwo tuzabana ryari nyine mbwira sibyo utakira gukeneye bya bintu ngo byo kujya kwambara mu mutimba ngo n'ibiki by'abantu bo mu cyaro hanze nta magambo nk'ayo ngayo ntabwo ari amagambo oya urumva ari amagambo oya kandi ntuzongere kunyitarira yanjye unyitarire nose bigutwara iki kunyitarira yanjye ari ryo zina ryawe uhawe n'ababyeyi bigutwaye ariko ubundi wajya umva bari kwama n'amahoro n'ishakira hasi ubundi ubona bizakugeza ibikize biriya bintu urimo reba waragiye ngo urisukishije ngo ngukurikiye filime ese ubundi muri filime nta muntu wakina adasutse ariko ibyo byose ni uburenganzira bwanjye nose ubona ko ari agatipe kameze kuri akazakugeza ahubwo ntunakavuge nabi ni umutipe ntago ari agatipe ko nuvuga ugapfobya se yewe mbona ko ari agatipe ntago ari umutipe reka manze nkwereke ntukinje mu buzima butakwiriye nyine reka manze nkwereke reba uriya musore wabakodeshereje inzu akuzi ko witwa Nicole Elize akuzi ko witwa Liliane Elize kagukunda ko mwakundanye igihe kinini Elize arankunda none se ankunda ni umukristo ntase wamukunze
ngewe se ugiye narageze igihe cyo gukunda reka rero ariko we mwaherekera mukunda mba nkubwire chance njye nta nkundo mfite wumvise uriya mutipe mukunze kuko nawe azanjyana mu bintu bya filime ibyo ngira ngo abankodesha amazungwirize nose wabakunze simba kwihe none se kamanze nkayakodesha none se kuki bose bagumeze ukabatendeka byibura wabahakane bikagira inzira nta maso bagira se nimba nta maso bagira bazambire mbabwize ariko wagira ureka kwibeshya riri ko mbizi ko iyo baje buri wese umwereka mu isura imwe n'undi mu isura imwe ibyo ntabwo bindeba nibakomeze nyine babibwirwa n'iki kandi si uruhora uzihina nibakomeze bantaho imitwe igihe nikigera bazabona ko mbabeshya baceho isi birandeba nyamara uzabyibona ariko ibiki nzibona mugiye inama buri munsi ariko ntunyumva ahubwo ushatse reka nkubwire nimba ushaka kutuba inshuti rwose tukaba inshuti ntuzongere kunganiriza icyo kiganiro uretse guhamagarira hari umuntu usuye sheri usigaye umurira amasuri ariko ntabwo ari ngombwa umeze uteze shuri ni njye n'inzu namwe nyine gushiri wowe no mu kazi uri kunywa inzoga hari surprise mfitiye Nicole impamvu naje n'amaguru n'imodoka nayisize ko nashaka kumutungura ahubwo se arahari ko twatuvuganye se mbwira baraje mupango inzu yanjye ariko n'urabe waretse uya nawe ari bose gira hasi kubera iki uri muri iyi nta muntu uhari ndashaka ko sisubize babarira rwose uya nawe ari ushyize yako nawe do akoze wakwambaye undi nkawe undi uri muri cyo cyo umenya kuri mu kazi uya ariko tamuvugisha ariko ntacyo burya mva nshaka rwose gutungura Nicole korere oya wabikoze ahubwo ikibazo nuko usanze adahari ya nagagiye kure ko twatuvuganye ambwira ko hageze usugiye Allo Sheri bitese none se urihe ko nageze mu rugo mama kambwiye ko utarahagera kandi twatuvuganye ko hageze ndahagutanze ese wowe ko nibwo wari ukibimbira nanjye narindi mu nzira use kandi ukanyigeze mu rugo uyandi mu muhanda nta nubwo uri kumva uwo muntu ukuvugiramo ni uwahe ndi kumva none gute ngutanze mu rugo kandi umva uri kuvugira ijwi riri kugaruka byumvikana ko ushaka kuba ahantu hatuje ukuntu kandi ko umuntu ari kukuvugira mu matwi sinzi ari ukubera iki ndatuma ndanga ndaje Ndidu unyise umukara ni mama se ushishikira ngo byumva ko ari umuntu ni musaza wanjye ungera arimo mbaza kugeza utangiye ufite musaza wanjye kwa mama wacu ariko uri mu biki nzo ahantu ngira ko kukubese ibyo ni ibiki kuri kwimana ntaga ngeze moto ziri hehe ngo moto none se urajya ngo mama ntabwo wabona ukuntu ameze nambwiye ko ari mu muhanda gusa numvaga ijwi ukuntu sinzi umuntu wo kuvugira bo wasanga wenda ari bari abatambuka ukuntu yari arimo amuvugiramo nasanga yenda ariko basi mba nkubwire sheri basi turashaka ahandi hantu hatari ahantu ukorera gusa abantu mukorana bakubwiye ko ari njye nyine ntabwo wamenya aho baturutse bajya he baza hano mu kazi tujya muri studio basi tugende ariko nawe urafunga tugende ntabwo nimba ari ibyo mana isivu n'undi uko turwara isi warutaye undi byemeye tugusigara tugende rwose mana we ndahagaze ngo wenda tuganireho gakeya sibyo urumva tuba twagendanye twagize gute ako ni kure wowe mukobwa wa mbere kandi by'ukuri pe sibyo tugendana kenshi tukaganira kenshi ako ni kure ndakubwiza ukuri ugomba kuba mama w'abana banjye sheri nyine nawe ndabyumva rwose byumve ngo ndagukunda pe sibyo rwose kandi jya ubyera ukagira ikibazo kuri jya wemera ko ngukunda kandi byumva none se ugiye ko nta modoka sheri nawe usohoka nawe ngwino nawe wumva akaza ko hanze imodoka arashyushye kukugira oya ngwino
sinzi ibintu byo mubwira kandi ndabizi kandi ndanabyemera n'isi urimo mana yanjye akosheri kuki uhora emera ko ukunda sibyo mana wishe ako nawe uhora untungo kama mbiri koko niyo mpamvu ubusi yumbwira basi nkitegura ko emera ko ukunda yesu sheri ni ukuri nanjye ndagukunda kandi uri uwanjye ibihe byose kandi ifuza ko iyo nkuru umuntu wa mbere uri buyimenye ni mama wenyine sheri ni ukuri kandi ni urakoze mama wenyine umenye iyo nkuru ariko sheri wantunga uri wampemukira tugere tumenyesha iyo nkuru niwe wa mbere nshaka ko amenya iyo nkuru uzabibona nambaye gutya azavuga ko nabuze imyenda cyangwa inkweto sheri ngufite ubu mfite genda umwana urabona iyo umwana ari kumwe na papa we ko papa we niwe uvuga papa ubwo bateza amatwi ntabwo ari n'ibindi biremereye tuje kubaza itariki yo kuzaza gusaba irembo nta kindi kituzanye n'icyo ko mwihuse se ko mwihuse cyane se mama rero bara turi buze koko uzi ko Liliane dukunda imyaka myinshi cyane ndabizi rero navuze nireka mubwire papa ze rwose ansabira itariki yo ko mudutunguye none se ubundi ko tutari gufatira papa kubaza itariki nyine twakwitegura tukaza gufata irembo urabona igihe dukunda na Liliane ndagira ngo rwose bigire vuba tubane dore igihe nahera urukundo rutazarinda no kuntwika umutima kuba turi kumwe ntukagire ikibazo njyewe ndi kumwe nemba numva nubwo twakinga imodoka tukisinzirira karame Alo? Oui. ubundi uri he Naho nari nagiye. uzi ko Elize yazanye na papa we ngo baje ngo gushaka itariki yo gufata irembo Ngo iki?